wongera uyitambire tamba tambira Imana wongera uyitambire tamba tamba we tamba tamba we tamba tamba we tamba tambira Imana tamba uyitambire tamba uyitambire tamba uyitindire tamba uyitindire tamba tambira Imana wongera uyitambire tamba tambira data wongera umutambire tamba tambira Imana wongera uyishimire tamba Imana wongera uyishimire tamba Yesu ashimwe. Reka tumuhe icyubahiro cyinshi yakoze. Utere haleluya umushima kuko Yesu yakoze. Rimwe kabiri gatatu. Amena. Reba abantu barindwi ubahobera ubabwiye ngo Imana iguhe umugisha kuba ukiri mu nzu y'Imana. Barebe mutegeranye ubahobere ubabwiye ngo Imana iguhe umugisha kuba ukiri mu nzu y'iki y'Imana. Haleluya. Muhobere umwifuriza umugisha w'iki w'Imana. Ongera umuhobere cyane umubwiye ngo Imana iguhe umugisha kuba ukiri mu nzu y'iki y'Imana. Haleluya haleluya. Hari iminsi ibintu bitari kwemera ariko turashimira Imana yaducometse mu gisekuru cy'umugisha. Ababyumva muhaguruke mutere haleluya cyane. Abibutse iminsi yaki uyu mugabo bita Yesu aducomokora mu bisekuru bipfuye. Amena. Aradufata ducomokora mu bisekuru bipfuye. Aducomeka mu bisekuru none ibintu birimo biragira gute biremera. Turashimira Yesu rero niwe wabigizemo uruhare. Reka tumukomere amashyi menshi cyane.
kuba twambara niwe wabigizemo uruhare, kuba twarabyaye niwe wabigizemo uruhare, kuba nambaye impeta niwe wabigizemo iki uruhare, kuba naravuye mu bukode ni Yesu wabigizemo iki uruhare. Haleluya. Yesu niwe wabigizemo iki. Sinya mugeza mu mugongo umbwiye ngo Yesu asinyiye n'ibindi ku buzima bwawe. Mukebuke umusinyiyo umbwiye ngo hari n'ibindi Yesu asinyiye ku buzima bwawe. Yesu arongeye agize gute? Arabisinyiye. Haleluya, haleluya. Sorry, dufashe turamye Imana nturenze iminota 5. Haleluya. Yaratwimanye, Imana yaratwimanye, mu maboko y'ibiduhiga yaratwimanye. Haleluya. Haleluya.